umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo, umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere wungirije, abahagarariye inzego z'umutekano, abafatanyabikorwa b'akarere ka Gasabo, abakozi dukorana bakorera hano ku karere ka Gasabo, mu murenge, mu kagari, abayobozi mu nzego zatowe, yaba inama njyanama, abahagarariye abagore, urubyiruko n'abakuru b'imidugudu. Nagira ngo mbanze bashimire kuri uno mwanya uno munsi mwafashe kugira ngo twitabire inama mpuzabikorwa y'akarere, ndetse ni inama nk'uko byavuzwe itegurwa neza kandi igakorwa neza buri mwaka hagamijwe kugira ngo harebe ibyagezweho ndetse no gufata ingamba kugira ngo ibyo byagezweho n'ibitaragenze neza byigirweho kugira ngo umwaka ukurikiyeho habeho kwesa imihigo vuba kandi neza. Nshimira abatanze ibiganiro batandukanye ndetse n'abagiye batanga za contribution, ibibazo byabajijwe ndetse n'ibitekerezo byatanzwe, mu by'ukuri bigamije cyangwa se biganisha nyine ku nsanganyamatsiko dufite y'uruhare rw'umuturage mu bimukorerwa, ko ari ishingiro ry'imiyoborere myiza n'iterambere rirambye. Ku bibazo byabajijwe hari icyabajijwe na Odette Mukamana wo mu murenge wa Rusororo, Dipisa kigarutseho ariko na Dede ya Regis yari yakivuzeho. Mu by'ukuri gukumira imyubakire y'akajagari ni inshingano ya buri muturarwanda wese. Mu by'ukuri urugendo dufite n'urwo kubaka u Rwanda twifuza, kubaka Kigali twifuza, kubaka umujyi ubereye abanyarwanda bariho uyu munsi ndetse n'abazabaho mu gihe kizaza. Rero uyu munsi hari amafaranga menshi cyane leta y'u Rwanda ishyira mu kuvugurura imiturire y'utujagari, ndetse bijya binagorana gukwirakwiza ibikorwa remezo bitewe n'imiturire yo mu buryo bw'utujagari. Ni ukuvuga ngo akajagari uko byagenda kose ni kabi ku rugero ruri hejuru rushoboka. Uyu munsi rero kuba wakumva yuko atari inshingano yawe gukumira akajagari ahubwo ukagira uruhare mu kubaka akajagari, mpamya neza ko urimo usobanya muri rwa rugendo rwo kubaka u Rwanda twifuza ndetse no kubaka Kigali twifuza. Uyu munsi dufite utujagari twinshi nari maze kubivuga, turi kudutwara amafaranga menshi kugira ngo tuhashyire ibikorwa remezo. Mu by'ukuri urebye ibibazo bijya biba ndetse n'ibyaha byinshi biba muri uyu mujyi biba mu bice by'abantu batuye mu buryo bw'akajagari, ndetse kuhagera mu buryo bw'ubutabazi bikanagorana, kuko niyo habaye gato inkongi y'umuriro kugira ngo hazagere ibikorwa by'ubutabazi biragorana. Abafite intege nkeya uyu munsi umuntu arubaka akajagari agishoboye kuba yagenda, ariko iyo ageze mu gihe cy'intege nkeya biramugora kugera iwe iyo ageze mu myaka ikuze. Aha rero nagira ngo nsabe inzego zose ziri hano ko ubukangurambaga ku baturage dushinzwe, abo duhagarariye mu byiciro byose bitandukanye, dukwiye kubukora tugakumira imyubakire y'akajagari. Odette yabivuze, aravuga ngo abantu benshi bavuga ko ni impamvu ngo inyubako yubatswe ngo gitifu ari hehe, umukuru w'umudugudu ari hehe. Ubundi kuba inyubako yakubakwa mu kajagari, ako kagari kayobowe, umudugudu uyobowe, ntibikuraho ikosa kubikosa. Ni ukuvuga ngo yubatswe mu kajagari, yubatswe nta ruhushya bikwiye kuvanwaho. Ariko kandi kuba uyobora akagari ukaba utarashyizeho uburyo platform igufasha kubona amakuru mu nguni zose z'ako kagari, nabyo ni weakness mu miyoborere. Kuba uyobora umudugudu ukaba ushobora kuvuga ngo banciye muri humye kandi amaso yawe areba yose, nabyo ni weakness, ni intege nke ukwiye guhindura wigira ku bandi. Mureke inzego dukorana umunsi ku wundi, ibyiciro byose
tubikoreshe mu guhanahana amakuru ndetse no gufata ibyemezo, kuko inyubako yubatse mu kajagari iyo uyisanze nk'uko wabivuze ikugeranye ku madirishya ukayireka, ku munsi ukurikiyeho uyisanga yamaze gusakarwa, sometimes igasakarwa n'umuntu yayigezemo ugasanga inzu yubatswe mu minsi 2. Izo nzu rero zubatswe mu minsi 2 nizo zirangira zibaye n'amanegeka, abazibamo ubuzima bwabo buri mu kaga. Dufatanye mu kazi dukora, habeho gukorana, imikoranire. Imirenge yacu ifite abadaso, yewe hari n'utugari tugiye dufite umudaso, dufite inzego nyinshi zagiye zishyirwaho mu buryo bwo kugira ngo abantu tugire imikoranire myiza. Dufite inzego z'umutekano dukorana, yaba ari polisi, reka duhanahana amakuru. Nzi neza ko hamwe n'ubufatanye ndetse no gufata ibyemezo dufatanyije, ntabwo ukwiye kugira ubwoba bwo kuvuga ko nukuraho inzu yubatse mu kajagari umuntu yakugirira nabi. Ahubwo ndagaruka kuri cya kindi cyavuzwe cyane na Kayiranga cy'uko abantu bigira ntibinurukeho, ugasanga wa mukuru w'umudugudu cyangwa gitifu w'akagari ari inyuma y'ako kajagari, cyangwa se hari uburyo abishyigikira, inzego zaba zirimo zijya gufata icyemezo bakabyitaza. Abantu dushyire hamwe, nidushyira hamwe tuzarandura iyi miturire yo mu kajagari, kandi ibyo ngibyo biranagendana n'ubundi nanone n'ibyo inzego ziba ziteganya, yaba ku rwego rw'umujyi wa Kigali n'urwego rw'akarere ndetse no ku rwego rw'umurenge, harimo kuvugurura imitangire ya serivisi. Karedede ya Regis yabivuzeho, twagiye tugira ikibazo mu gihe gitambutse cyo kudagira abakozi mu nzego zitandukanye, ugasanga ku murenge nta mukozi ushinzwe ubutaka, nta mukozi ushinzwe iby'imiturire, ku karere ugasanga hari abakozi bake, muri biro z'ubutaka, mu mujyi wa Kigali ugasanga hari abakozi bake, ndetse n'abahari ugasanga ntibafite imyumvire imwe ku gishushanyo mbonera. Muri iyi minsi rero icyo umujyi wa Kigali washyizemo ingufu ni ukugira ngo abakozi baboneke, kuko mu gihe mu mezi, ubu turi mu kwezi kwa gatandatu, mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize nibwo twabashije gushyira abakozi bashinzwe ubutaka mu mirenge, aho wasangaga umukozi umwe yarakoraga mu mirenge igera kuri 3. Ndetse muri uku kwezi kwa gatandatu niho hagiyemo umukozi ushinzwe gutanga ibyangombwa noneho byo gusana no kuvugurura ku rwego rw'umurenge no gukurikirana ibigendanye n'imiturire, ufite ubwo bumenyi. Ubu rero ikiri gushyirwamo ingufu muri iyi minsi, bari guhabwa amahugurwa ku gishushanyo mbonera, gusobanukirwa amategeko n'amabwiriza agenga imikoreshereze n'imicungire y'ubutaka mu Rwanda, ndetse n'ibigendanye n'imitunganyirize y'imijyi n'imyubakire, kugira ngo tubashe nabo ubwabo kuba bagera ku rwego rwo kumva ko basobanukirwa za politike n'amategeko ari mu gihugu. Kuko uyu munsi aha twicaye twese, abenshi ntibazi gutandukanya ibigendanye n'imicungire y'ubutaka ndetse n'uburyo impushya zo kubaka zitangwamo, kuko ibigendanye na serivisi z'ubutaka birebererwa na minisiteri ifite ubutaka mu nshingano ariyo MOE cyangwa se minisiteri ya environnement, ibigendanye n'imiturire n'imyubakire bikarebererwa na minisiteri ya infrastructure, ku buryo dufite izo politike zitandukanye ariko zuzuzanya. Aha rero ni naho nanagaruka kugira ngo mu mahugurwa bateganya gukora muri uku kwezi kwa 7 n'ukwezi kwa 8 bazakorera abagize inama njyanama z'utugari n'imirenge, abayobozi ku nzego z'umurenge, utugari ndetse n'umudugudu, ndetse n'abavuga rikumvikana, hazabeho kubasobanurira uburyo izo politike zitandukanye kandi zuzuzanya, kugira ngo umuntu yumve iyo agiye gusaba serivisi, arasaba serivisi y'ubutaka cyangwa arasaba serivisi igendanye n'imiturire, ni igiki kibanziriza ikindi. Kugeza uyu munsi rero turashimira yuko byibura abakozi bamaze kujya mu nshingano, by'umwihariko kuri uyu wa 2 abakozi bashya bashinzwe iby'imitangire ya serivisi mu by'imiturire ku rwego rw'umurenge bakaba barahuguwe, nk'uko nari mbivuze, bakazaza kubahugura. Ariko nanone ni kimwe mu bizabafasha kugira ngo serivisi zirusheho kwihuta, ndetse n'amakuru abashobora kuba ari amwe, abantu ku rwego rw'umujyi kugera ku rwego rw'umudugudu tube dufite imyumvire imwe ku gishushanyo mbonera.
so ibyo rero mpamya ko bizadufasha, ariko icyo ngarukaho nanone ahanini ni uko abantu tugomba gufata ibyemezo mu kazi dukora, kuko njye nkunda kuvuga ko hakosa ukora, kuko udakora ikosa akora ni ukudakora. Buriya iyo ukora urakosa, kandi iyo ukosa urimo ukora utarimo ugana mu nyungu zawe bwite, mpamya neza ko umuyobozi wawe atabikuziza, ahubwo ahera hakugira inama kurusha uko umuntu yabaho adakora. Ndabaha urugero, Regis yabibabwiye tuganira ku bigendanye n'inyandiko abantu bandikira inzego ntibasubizwe. Umuturage arandikira meya w'umujyi wa Kigali ntasubizwe, bugacya kondekira meya w'umujyi wa Kigali amwibutsa. Wajya kureba urwandiko yanditse ugasanga yanditsemo ngo nandikiye akagari ntibansubiza, nandikira umurenge ntibampaye igisubizo, nandikiye umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ntibansubiza, nandikira umuyobozi w'umujyi wa Kigali ntibansubiza, none nagira ngo mbibutse kunsubiza. Murumva urwo rugendo rwose? Ngaruka mbabwira ko impamvu twicaye hano uko turi abayobozi, kandi impamvu turiho turi abayobozi ni uko hariho abaturage tubabereye aho batari kwibera. Ni ukuvuga ngo umwanya turimo uyu munsi tuwurimo mu mwanya w'abariya abaturage. Iyo uri umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari, umuturage akakwandikira ntumusubize, ndetse rimwe na rimwe akanakwibutsa ntumusubize, mu by'ukuri wisuzumye uwo muturage ubereye mu mwanya uwumubereyemo neza? Umuturage iyo yandikiye executive w'umurenge amubwira ko yandikiye executive w'akagari ndetse na rwa rwandiko akarwomekaho, ariko akaba atarasubijwe, executive w'umurenge wowe ukora iki kuri wa mugitifu w'akagari utarasubije wa muturage? Bikaba rimwe bikaba kabiri. Ni ukuvuga ngo hagati yacu mu by'ukuri dukwiye guhanahana amakuru, kuko akenshi n'abaturage batuye uyu mujyi barasobanukiwe, azi ko iyo yandikiye gitifu w'akagari aha kopi gitifu w'umurenge. Niba ahaye gitifu w'umurenge, wa mukozi wo ku rwego rw'umurenge ushinzwe ibibazo by'abaturage, iyo dosiye yarayikurikiranye kugira ngo arebe ko umuturage akagari kamushubije. Ibyo ngibyo ndabigarukaho nshingiye ku cyo Karedede yababwiye cyo gushyiraho uburyo buhamye bwo gukurikirana dosiye umuturage yatanze yinjiye muri sekretariya, uwo yagiyeho, igihe igomba kumara kuba yamushubije. Kuko mu mezi make nabikoze mu mujyi wa Kigali nkabyikurikiranira personally muri ofisi yanjye, naje gusanga hari amabaruwa abaturage bandika agasubizwa mu minsi 2, hari n'ay'abaturage bandika agasubizwa mu minsi 30, hari n'ay'abaturage bandika ntasubizwe kandi zose zaragiye umunsi umwe muri department. Ibi rero bidusaba nk'abayobozi, kuko hano twese duhari turi abayobozi, kwisuzuma mu mikorere kugira ngo dukorere umuturage. Yabivuzeho inama nyinshi ndetse agenda anazistrictira, ariko mu by'ukuri n'uwatanze ikiganiro yabivuze, inama ntizikwiye kuba ndende. Ndetse iyo binabaye byiza hari n'ingingo zihuzwa. Ikindi nuko zimwe mu nama, hari inama ziteganywa n'amategeko, ariko hari n'inama usanga ziba kubera bimwe na bimwe bitagenze neza. Mbakangurira kugira ngo mu nshingano zacu dushyireho uburyo buhamye bwo guhanahana amakuru,
no gukora ibintu kugira ngo bigende neza biri mu bimwe bizagabanya n'umubare w'inama ziba. Ariko kandi n'inama niziba tujye tujya mu nama dusobanukiwe ingingo tugiye kwigaho, ndetse tunatange n'ibitekerezo kugira ngo n'izo nama dukora zinatanga umusaruro mu guhindura imibereho y'abaturage dushinzwe, ndetse no kwihusha iterambere ry'igihugu, kuko niyo nzira ihamye yo kwimakaza imiyoborere myiza. Hari ibyavuzwe hari ikibazo cyabajijwe cyo mu kagari mu mudugudu wa Kayumba muri Musave Bumbogo, ubwo n'ubundi bijyana n'imidugudu imwe n'imwe yo muri Masoro. Hari n'abaturage bagiye bandikira inama njyanama y'umujyi ku buryo hari ibyemezo birimo bigenda bifatwa, ndetse n'amatsinda yashyizweho gusuzuma ibibazo by'abantu batunze ubutaka mu by'ukuri babarwaho imisoro y'icyo ubwo butaka bwagenewe gukoreshwa, ariko atari byo bari gukoresha ubwo butaka, bityo ikibazo kigasuzumwa hose, ariko hakazamo no kwibanda noneho no kuri buri muntu. Kuko nshobora kuba ntuye muri Kayumba mfite ubutaka ntemerewe kubakaho bufite yenda igice cya hegitari kuko bwagenewe inganda, ubwo hari n'ibyo leta iri gukora kugira ngo hariya ikibazo kigendanye no kuhatunganya kugira ngo ubutaka bujyemo inganda bikorwe. Ariko ugasanga hari n'undi ufitemo metero kare 300 harimo inzu atuyemo kandi afite na butike ku irembo. Mu by'ukuri nubwo bwa butaka abufite, ariko hari uburyo umwe yenda arimo abubyazamo umusaruro, undi atari kububyazamo umusaruro. Iryo tsinda rero ryashyizweho hari ibyo rizasuzuma, noneho bakagenda batanga inama ku nama njyanama, kuko ibi ni bimwe mu bifatwaho ibyemezo n'inama njyanama. Ariko by'umwihariko mbizeza neza ko ibyemezo bizafatwa mu by'ukuri bizaba bifasha abaturage, kandi by'umwihariko nanone binasubiza icyo kibazo mu buryo burambye, kuko hari gahunda y'uko ibyanya byagenewe inganda bigomba guhabwa umurongo wo kuba byatunganywa, hanyuma uburyo byatunganywamo ndetse n'ubwo uburyo ubwo butaka buzagenda bujyaho ibyo bikorwa by'inganda bikazakorerwa hamwe n'umujyi wa Kigali ndetse na minisiteri ifite ubucuruzi n'inganda mu nshingano. Icyo ngira ngo ku kibazo cya Nyirarukundo Yvonne cyo mu kagari ka Sha muri Nduba, nagira ngo nsabe umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nduba akoranye na diregiteri w'ubutaka w'ishami ry'imicungire y'ubutaka iki kibazo bagikurikirane, ndetse iki kibazo ni ukuvuga ngo kiri aho ngaho, ariko ushobora gusanga kiri ahandi, ko twagiye tugira ibibazo bimwe na bimwe by'ingano y'ubutaka idahuye n'ubuso buri ku byangombwa, cyangwa se ugasanga abantu batunze nimero y'ubutaka idakavaringa ubutaka bwabo. Ni ukuvuga ngo ugasanga harimo shift cyangwa se kwimuka kw'imbago z'ubutaka, hamwe byagiye bikosorwa, ariko iki by'umwihariko baze kugisuzuma bagikorera raporo, noneho byibura mu cyumweru gitaha dufata umwanzuro w'uburyo iki kibazo cy'abaturage cyasubizwa. Shyaka Paul yabajije ibibazo by'amazi. Amazi dufite mu mujyi wa Kigali mu gihe cyatambutse yari amazi makeya, kandi nanone twibuke ko umujyi wa Kigali nka kapitali y'igihugu ni igice kirimo giturwa cyane, kuko nko mu mwaka wa 2012 twari dufite abaturage mu mujyi wa Kigali bangana na 1,130,000. Uyu munsi ibarura riheruka ryatweretse ko abaturage ari 1,730,000. Wabara ugasanga abaturage biyongereyeho abaturage bagera kuri 500 mu gihe cy'imyaka 10. Urumva abaturage biyongereye ni 1/3 cy'abaturage mu myaka 10, kandi ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo bigomba kugendana
no gukwirakwiza ibikorwa remezo ndetse no gukoresha neza umutungo w'ubutaka. Iki mujye mukigarukaho, nkunze kubivuga, abantu bakoresha nabi ubutaka nyamuneka no kwisubiraho, ndetse n'inzu twubaka twibuke yuko inzu twubaka atari za guest house, aho usanga umuntu yubaka inzu y'umuryango umwe ari no muri credit, ugasanga yubatsemo inzu, wamubaza ngo iki cyumba ngo ni cy'abashyitsi b'abagore, ngo iki ni cy'abashyitsi b'abagabo, ngo aha ni ururiro, ngo aha naho nicara ku manywa, kandi ugasanga akazi afite na kondisiyo z'imibereho binatuma abana bose baba bari ku ishuri, ndetse nawe yendaza muri weekend cyangwa aza nimugoroba ananiwe, rimwe na rimwe yanariye no muri restaurant. Ni ukuvuga ngo hari uburyo dukwiye gutekerezaho imikoreshereze y'ubutaka, ndetse n'ibi bikorwa remezo by'amazi tukibuka yuko tugomba kubikoresha neza aho bitugezeho tutabisesagura. Ubu ngubu umujyi wa Kigali mu gice cy'icyaro turi kuri 60 mu gukwirakwiza amazi, ndetse tukagera ku kigeranyo cya 80 na kangahe mu gukwirakwiza amazi cyangwa se access to water muri za metero zateganijwe. Ubu rero ngira ngo mu minsi ishize mwabonye n'amatangazo yuko ku ruganda rwa Nzove hari kantite y'amazi igiye kwiyongera, hari pompe 3 zashyizweho kugira ngo amazi mu mujyi yiyongere, ariko by'umwihariko ngira ngo mubibona yuko harimo gutangwa amazi hirya no hino mu mujyi, cyane cyane mu mirenge y'icyaro harimo za Bweramvura, Nduba, Bumbogo, noneho no muri Ndera na Rusororo, kuko buriya amazi ari amazi dufite yenda ya twita ko ari ay'umujyi wa Kigali acungwa na Pakamu, ariko dufite n'amazi ari muri kiriya gice aturuka mu bice bya Karenge. Ubu rero ayo mazi azava Nzove, kubera ko ibi amatuye amaze kuba connected, nazaba arimo agaburira ibigega biri hano kwa Rwahama, ndetse akagenda akagera muri special economic zone. Ya mazi yajyaga aturuka Karenge amenshi azashyirwa no muri kiriya gice, bityo bizamure cyangwa se navuga ngo bigabanye inshuro habaho gukora za isaranganya ry'amazi. Muri nuze rero hano nkuko Paul yabivuze, hano inyigo yarakozwe, wasake igiye gutangira gushyiramo amatiyo kugira ngo imiyoboro imwe yongerwe, ndetse n'aho itari ishyirwemo muri uyu mwaka tugiye kujyamo. Muri Kacyiru Alfred yabibajije perezida w'inama njyanama ibigendanye n'ibiro by'umurenge. Ubundi dufite ibiro by'umurenge, dufite imirenge 35 mu mujyi wa Kigali. Imirenge tuvuga ko ifite ibiro by'umurenge bibayabaye ni 10. Ni ukuvuga ko navuga ngo ni 10 kuko yibongeyeho n'uwa Kinyinya duherutse gutaha vuba. Ni ukuvuga ko indi mirenge igera kuri 20 aho ikorera mu by'ukuri ntabwo hajyanye n'umurenge wo mu mujyi wa Kigali. Noneho iyo uvuze rero nka Kacyiru ndetse n'ibindi bikorwa bihegereye, ibyo ari byo byatumye byibura muri priority uyu murenge wa Kacyiru muri uyu mwaka w'ingengo y'imari tuwutekerezaho kugira ngo tugire icyo tuhakora. Ariko mu bushobozi uko buzagenda buboneka, bityo n'indi mirenge tukazagenda tuyigeraho, tunasaba abanyamabanga nshingwabikorwa, abayobozi, abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge, abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari gukoresha neza no kwita kuri ibyo bitoya dufite, kuko umwenda w'imbere umeserwa mu gikari. Ndabibabwira, birababaza iyo nyine ako kagari ari kabi cyangwa se uwo murenge ari mubi, ariko n'umureko wagira wahengama mu gihe cy'imvura ukabona amazi arimo aracukura fondasiyo, kandi hakorera abantu barenga bangahe hagendwa. Rimwe na rimwe wanajyayo wabwira executive ko ushaka kwihagarika atinjiramo muri ofisi wanjye, hari ukuntu nagashyizemo, ngira ngo bamwe barabizi, njyewe iyo ndiyo ndababwira ninyereka ya indi yo hanze. Rero bijya bitangaza iyo ugeze kuri ya indi yo hanze ugasanga uruwa 8
uhereye ku mwanda uturuka ku mwobo. Mu by'ukuri nagira ngo ngaruke ku kintu Regis yavuzeho kare cyitwa isuku. Ku biro by'inzego z'imitegekere hariyo umwanda kandi turahirirwa, twarangiza tukajya gukangurira abaturage isuku. N'abo bantu bicara mu kantu gafunganye, rimwe na rimwe harigiye kuvuga ngo babuze aho babika dosiye, ariko ugasanga n'izo byibura ntizinarunze hamwe, biranyanyagiye, bimwe na rimwe arabikandagira. Nagira ngo nyamuneka abakuru b'imidugudu muza ku mirenge nimuhagera mujye mutugaya, sibyo? Ariko nimutugaya namwe murebe nyine n'uruhare rwanyu. Nagira ngo mbasabe ahantu dutangira serivisi habe isuku. Muri bike dufite bishoboka, hari ibyo ushoboye hariya, ariko hari n'ibyo ushobora kubwira deya na dedeya bikazamuka bikagera kuri management y'umujyi wa Kigali, komite nyobozi ikagira icyemezo ifata bitewe n'ubusumbane. Ariko ikintu cyitwa isuku yaho dutangira serivisi, kandi nanone n'uburyo tunagaragara imbere y'abaturage, imyambarire, isuku yacu ku mubiri, imyambarire n'imivugire. Kuko abatugana buriya twe abantu dutanga serivisi turi nk'abavuzi. Umuntu atugana afite ikibazo, ariko hari igihe akugeraho rimwe na rimwe akanataha n'ikibazo cyatakikubwiye. Nkaba nsaba kugira ngo tugire imihindurire y'imibereho ndetse ituma tuba intangarugero kubo duha serivisi. Aho hataratunganywa izo nzu dufite tubyiganiramo, tuzikoreshe mu buryo n'ubundi butuma turushaho gutanga serivisi neza uko byashoboka kose. Ku by'utugari buriya bavuze imirenge, ariko utugari two birakabije cyane. Hari igihe gitifu w'akagari yicara mu kagari, abo mu kagari baturanye barimo bamureba kubera ko nta madirishya. Murabiseka, imvura yagwa akajya gucumbikisha dosiye, ibyo turabizi. Ariko rimwe na rimwe nyine bikaba bimwe kuba abantu batabigaragaje ngo bishakirwe igisubizo, cyangwa se byaraturutse ku kuba byangirika ubireba, ikintu kigatangira ari umureko cyangwa hagatangira hava hamwe, ntugire icyo ubivugaho, bikazageraho icyo gikorwa remezo cyangirika. Ubwo navuze inzego z'ubuyobozi, noneho reka ngaruke kuri za centre de santé. Umwanda uriyo uragatsindwa, imyakirire y'abarwayi birarenze. Nagira ngo mbasabe za centre de santé mushyireho uburyo buhamye bw'isuku ndetse no kwita kuri biriya bikorwa remezo. Ku cyabajijwe ku murenge wa Remera nako ku mirenge idafite za centre de santé, ibyo byaganiriweho nabyo, ndetse harimo haranashakishwa uburyo nabwo centre de santé zagenda zubakwa, kuko buri murenge ubundi ugomba kugira centre de santé kandi na catchment area ikubahirizwa, kuko hari urugendo umuturage asabwa gukora ajya ku ivuriro. Ari nayo mpamvu mu gihe cyo kubaka centre de santé ibyo ngibyo dusabwa kubirebaho. Iby'abakozi bamwe batangiye gushyirwa mu myanya, hari ibizamini byagiye bitangwa, bamwe baraza guhabwa amabaruwa vuba, ndetse ibyo ngibyo birashingira nyine ku byo twagiye tuganira na minisante, kuko hari ibyari byaratinze guhabwaho umurongo. No kuvuga ko abaforomo baba A2 babuze, ngira ngo baduhaye green light yuko n'umu A1 dushobora kuba twamwafekta muri iyo centre de santé, ariko agahembwa nyine kuri position agiyeho.
ibyo ngibyo nabyo byatanzweho umurongo. Ibyo abafunze ni abanyarwanda nyine, uretse n'abafunze buriya muranadufasha cyane, n'abo dutoraguye tutazi aho baturutse murabadufasha mukabavura. Ibyo nabyo turimo turabirebaho uburyo dushobora kugira icyo tubamarira. Ikibazo ni uko hari n'amafaranga ngira ngo twize kubaha abura uko atangwa, ariko nagira ngo iki ngiki ni cyagiye kiganirwa ku nzego izo arizo zose ziyoboye umujyi ndetse cyahawe umurongo kugira ngo imitangire ya serivisi muri za centre de santé ndetse na za hôpitaux idahungabana. So ngira ngo rero mu kugana ku musozo mbashimire uno mwanya mwafashe, kandi mbasaba kugira ngo duhagarare neza mu nshingano zacu abaturage dushinzwe cyangwa se duhagarariye badushinze. Nibutsa abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge kumenya inama ziteganywa ndetse na za raporo ziteganywa n'amategeko kugira ngo bikorwe. Raporo zisabwa gushyikirizwa inama njyanama z'imirenge zitangwe, kuko niba inama njyanama y'umurenge usabwa kwishyikiriza raporo igihe iki n'iki, nyamuneka ni urwego rwiza, ni umuyoboro umwe wo kugira ngo bya bindi bikorerwa abaturage bishobore kuba byabageraho ndetse nabo babigiremo uruhare. Twibuka yuko ku isonga nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabigiranyeho amasezerano n'abaturage muri 2017, ngira ngo byagarutsweho, amasezerano asigaje umwaka umwe, harimo kubaka umuryango utekanye, kubaka umunyarwanda ushoboye. Nongere ngaruke ku kintu cy'umuryango. Rwose birababaje kuba mu mudugudu, Regis yabivuze ati tukamanika amazina, birababaje kuba mu isibo runaka mu mudugudu wawe hari umuryango ubana nk'abakaratika, abana babo batiga, hanyuma wabibona ugakomeza. Saba ubufasha aho biri ngombwa, kora ibyo usabwa mu nshingano zawe, kandi uko imiryango yacu iteye niduhanahana amakuru tuzarushaho kubaka uwo muryango utekanye, kuko mu by'ukuri ntidushobora kubaka u Rwanda twifuza, ntidushobora kubaka umujyi twifuza tutubatse umuryango, kuko niwo shingiro.